batangira kwicwa. Natwe turi mu cyumba dufungiranyemo twebwe abana, abantu batangiye kuva saa 9 bicwa kugera saa 11 z'umugoroba. Twebwe rero abana aho twari dufungiraniye nitwe basorejeho. Baraje bareba ubwinshi bw'abafungiraniye aho babana. Ndibuka ko baciye idirishya rimwe bakajya bajugunyamo grenade. Baradufata uburyo bakinguyemo. Buriya njya nkunda kubwira abantu ngo umuntu ntapfa umwanya wo gupfamo, apfa mbere yuko apfa. Ibyari kuba muri uwo mwanya imitima yacu yasaga n'iyapfuye. Abana twari kumwe hafi ya bose barapfuye. Ngira ngo ndi umwana umwe harokokeye, n'abandi bantu bagera nko muri 2 twarokokeye aho hantu. Mu bihumbi byari bihari by'abantu. Uburyo narokotsemo rero nibwo nshaka gusobanuramo. Yes, reka nkwifuriza umugisha w'Imana wofunguye ino video kugira ngo tubane muri iki kiganiro. Nitwa BKM, tugenda tubazanira abakozi b'Imana batandukanye kuyoboka Imana TV nyine kugira ngo tubashe guhembuka, tubashe kuganira. Hari abo tuzanira abaririmbyi, ari abavuga butumwa, ari abigisha b'ijambo ry'Imana, abatanga abonye batandukanye. Ariko murabibona ko kuyoboka Imana TV hari umuntu uri kugupepeya, abanza umupepeye. Aya nta kibazo tuntu wewe muri modu tugende. Reka nkwifuriza umugisha w'Imana wowe ufunguye ino video kugira ngo tubane muri iki kiganiro cy'Iyoboka Imana TV. Nitwa BKM, tugenda tubana mu biganiro byinshi bitandukanye. Yes, Bibiliya niyo yabivuze ngo ariko ngo igihe kiraje kandi kirasohoye kugira ngo abasengera datama mu mwuka no mukuri abari bakomeza kumusenga. Ukuri gusa no kwabaye rare mu gihe tugezemo, ariko haracyari abantu b'Imana, haracyari abantu bavugisha ukuri ijambo ry'Imana, haracyari 7,000 bitarapfukamira abayari. Reka bariko tuvuga. Uyu ni umukozi w'Imana rero tugiye kubana muri iki kiganiro cy'ubuhamya bwe. Afite ahantu aciye hakomeye, afite imirimo Imana yakoze ku buzima bwe ku buryo urabyumva kwibaza ukavuga ati burya ko Imana iratabara, Imana ikura kuri. Rero ndakurarikira kumukurikira cyane kuko ubuhamya bwe burimo amasomo y'ubuzima ku mukristo wese cyangwa se ku mugenzi ujya mu ijuru. Mbere yuko rero atangira kuduha testimony cyangwa ubuhamya bwe, reka atangira twibwira. Murakoze. Nitwa Ndorimana Edouard, ndi umugabo ndubatse, ndi umushumba ushumbye itorero ryitwa Betelehemu, dukorera hano ku Kimironko. Imana iduhana umugisha. Yes, nawe Imana iguha umugisha. Twongeye ko kwishimira kuyoboka Imana TV, dore ndabizi ko atari ubwa mbere. Yego, ntabwo ari ubwa mbere. Hari n'igihe twigeze gutangaho ubuhamya bw'umuryango, turashima Imana. Kandi ndatekereza ko ababukurikiye bwagenze neza. Imana ibaha umugisha, abadukurikira mukomeze kuryoherwa. Amen. Yes, twari kumwe bwashize mu kiganiro uri kumwe na madamu muduha inkuru y'urukundo rwanyu kandi yubatse abantu benshi nyine bagiye batandukanye. Turi mu bihe rero bya COVID-19 aho isi yose iri guhangana n'icyorezo. Ubona COVID cyangwa se coronavirus ni kiyagabanije ku myizerere cyangwa se ku bakristo mu bihe bisa n'ibi ngibi. Bameze gute abakristo aho bari mu ngo? Mwamwe abapasiteri mubakurikirana gute ko abantu bose batari kujya mu nsengero? Cyagabanutse mu myizerere ku rwego rw'abakristo. Navuga ko kwizera kuracyari kwa kundi kuko kwizera ni kumwe. Imana ni imwe, Kristo twizera nawe ni umwe, Mwuka Wera twahawe nk'umufasha udufasha ni umwe. Donge kwizera cyo kurakwari kwa kundi. Ese pastor, ko hari abakristo usanga baritwaje ngo corona baragwa, ngo kubura ngo aho bajya gusengera. Izo ni impamvu zo kugwa? Donc abantu mudukurikiye mutwumve neza, buriya kugwa ntabwo twakitwaza COVID ngo yatumye abantu bagwa. Yego. Mbashe gusobanura iki kintu neza. COVID ni ikintu cyaje cyitwa icyorezo. Ntabwo cyaje mu Rwanda gusa, cyaje ku isi yose. Ariko mbibutse ko ubutumwa bwiza kubabwakiriye ntaho butwemerera ko umuntu azagera aho ngaho akaboneka impamvu zo kugwa.
icya kabiri, kugwa byahozeho, ntabwo bije muri covid, ahubwo abantu bashobora kuvuga ngo muri covid habayeho ubwiyongere bwo kugwa. Njya nkunda kuvuga ko abantu benshi nibizerera ku jisho, reka mvuge iryo jambo, ugakora imirimo myiza kuko pasiteri akureba, ugakora imirimo myiza kuko hari umuvugabutumwa ukureba, hakagira ibintu ukora ku bw'uko runaka muri kumwe, mu by'ukuri uzaba usa nawe utari wamenya Imana. Navuga ngo rero abantu benshi bitwaje ko covid yatumye bagwa, ariko ntabwo ari byo, kuko gukomera k'umuntu mu gakiza ntabwo bigira uko umuntu yabigereranya, ko biriravuga ngo naho ibyago byaza, naho amakuba yaza akaba menshi, nzakomeza kuba umukristo. Rero navuga ngo abantu baguye n'ubundi bari basanzwe badahagaze, ahubwo covid iba imbarutso yo kugira ngo babone uburyo bwo kwitwaza ko covid yabaye impamvu, ariko rwose ntabwo covid yaba impamvu yo gutuma abantu bagwa. Imana iguhe umugisha. Haguye wari waraguye. Yes, Imana iguhe umugisha cyane. Turi kumwe na Pastor Edouard, niwe rero tugiye kuganira muri iki kiganiro. Nkuko namaze kubabwira, ni umugabo Imana inyujije mu masomo y'ubuzima atandukanye, aricyo nyine azanywe no kutubwira. Tuzi ko ubuhamya bujya bubaka, bujya bubakomeza. Ushobora kuba ubuzima yaciyemo ari bwo uri gucamo uyu munsi akagutera gukomera, cyangwa se ushobora kuba uzabucamo, cyangwa ushobora kuba nawe warabuciyemo. Reka rero tumuhe mikorofone kugira ngo akomeze akore icyo Imana imudutumyeho mu izina rya Yesu Kristo. Rakoze cyane, nk'uko abivuze, dufite ubuhamya bwo gutanga bwinshi, ariko ndavuga gace kamwe kugira ngo tuze kubasha kumva ubuhamya bwacu neza. Ngewe ukurikiranye kuri kamera nabibabwiye nk'uko nitwa Imana Edouard, uko nabivuze ndi umugabo ndubatse, kigeretse kuri icyo ndi umushumba ushumbye itorero, kandi ubarizwa hano mu mujyi wa Kigali, ariko ntavukiye. Navukiye intara y'Iburengerazuba mu cyahoze ari Gafunzo, uyu munsi ni Nyamasheke, ko uturere byagiye bihindagurika murabizi. Mvuka mu rugo rw'umugabo n'umugore, murabyumva, bari barasezeranye byemewe n'amategeko n'imbere y'Imana. Mvuka mu bana 5, ariko mvuka ndi umwana wa 3. Muri abo bana 5 turiho turi 3, 2 bitabye Imana ku mpamvu z'iminsi mibi yabayeho mu gihe cyabayeho cya jenoside. Ndavuga ku buhamya bwayo, abenshi mudukurikiranye namwe mufite uko mubizi uko byari bihagaze. Imana yabanye n'abarokotse ku rwego rukomeye. Nanjye rero ndi umwe muri abo barokotse. Narokotse jenoside ya 1994. Ntabwo nari mukuru cyane, ariko nari umwana uri mu mwaka wa 2 primaire. Navuga ngo ibyinshi ntabwo mbizi cyane ku rwego ruhanitse, ariko ibyo nabashije kubonesha amaso yanjye byarinjiraga muri memoire nkabibika. Icyo gihe intambara ijya kuba, byari ibihe bibi, byari ibihe bitari byiza mu gihugu cyacu. Wibazaga ishusho y'u Rwanda ukibaza iyo ariyo, ntiyagaragaraga. Ndibuka ko mbere ya jenoside muri za 1993 twajyaga turara hanze, tukarara twihishahisha tubundabunda mu bihuru. Data bamubaza inyenzi. Ijambo rero inyenzi kuri twebwe ntabwo twasobanukirwa icyo ari cyo. Inyenzi twari tuzi zari izirya biti Nyarusenge. Iryo jambo twakundaga kuribaza papa kiriho atari yapfa, ese ibyo bintu bazwa ni ibiki? Nta busobanuro bwa byashoboraga kuduha, ariko byaje gusoza 1994 hageze, tubona ko bya bintu bifite ingaruka ikomeye, ndetse bitugiraho n'ingaruka ziteye ubwoba. Ndibuka ubwo jenoside yatangiraga, umukuru w'igihugu wari uyoboye icyo gihe amaze kwitaba Imana, habayeho guhiga ubwoko bumwe bwitwa Abatutsi.
data rero yari umwe muri abo ngabo, ariko mama ntabwo yari we. Data biba ngombwa ko ahungira ahantu kuri centre de santé yo ku Muyange. Arahagera, basa n'abagize agahenge k'amahoro, babona ko nta kibazo, batangira gutumiza imiryango yabo yasigaye kugira ngo nabo babashe guhungiraho. Icyo gihe rero natwe twari kwa nyogokuru turi kumwe na mama. Bibutse ko nari mvuze ko mama atari mu bahigwa, ariko biba ngombwa ko papa mubwira ati ubwo uko bimeze gutyo abana banjye bashobora kwicirwaho, none banyoherereze. Yari jyewe na mukuru wanjye na murumuna wanjye, undi mutoya bari bahetse, we yari mutoya, mama yabashaga kumufata akamuheka akabasha kugumana nawe. Rero jyewe na mukuru wanjye na karumuna kanye nako kasigaranye na mama, ariko jye na mukuru wanjye turagenda dusanga papa aho kuri centre de santé. Iyo centre de santé ni ahantu hitwa ku Muyange mu murenge wa Nyabitekeri. Aho hantu centre de santé turanye na kiliziya, kubera ubwinshi bw'abari bahahungiye, bamwe bagiye ku kiliziya abandi baguma kuri centre de santé. Rero jye nari kuri centre de santé, twahageze mu gitondo ari 2:00 za mu gitondo tuzindutse. Isaha y'isa 3-4 twari turiyo. Baratugaburira, baduha igikoma, saa 6 baratugaburira, baduha ibyo kurya. Bigeze mu masaa 7 tumenyeshwa ko hagiye guterwa. Ababyeyi rero nk'abantu bari bakuze kandi barebaga ibintu uko bimeze, bafashe umwanya wo gupanga kureba uko bashobora kwirwanaho. Twatangiye kubona barundarunda amabuye. Twebwe abana bari batoya baradufata badukingiranira muri sare y'ibitaro. Muri uko kudufungiraniramo, ababyeyi bashyizemo urufunguzo bajya hanze. Tugiye twumva amasifure, batangiye kuvuza amasifure menshi, abantu baturuka hirya no hino, wumva ko hari abantu bagabye igitera aho hantu. Ba data batangira gutegura uburyo bari burwane n'abo bantu bakoresheje amabuye. Isaha y'isa 8 igitero cyari cyahageze, batangira kurwana nabo babatera amabuye. Urumva kurwana n'abantu bafite grenade, bafite intwaro gakondo, imipanga, amashoka, amahiri, inkota, bari bafite intwaro nyinshi. Barwanye nabo, bagerageza kubatera amabuye, birananirana. Aho amabuye ashiriye rero, ba bantu barabinjirana, batangira kwicwa. Ba bantu bateye ari bo twita interahamwe cyangwa se abantu bicaga abandi. Ibyo tuvuga ni ibintu byabaye, na amateka ya hano iwacu, abanyarwanda twese turayazi kandi turayasangiye, ndetse n'abaturanyi bamwe murabizi, n'abanyamahanga mudukurikirana mwese abashobora kumva ururimi tuvugamo rw'ikinyarwanda, amateka y'u Rwanda murayazi. Batangira kwicwa, natwe turi mu cyumba dufungiranyemo twebwe abana. Abantu batangiye kuva saa 9 bicwa kugera isaa 11 z'umugoroba. Twebwe rero abana aho twari dufungiraniye nitwe basorejeho. Baraje bareba ubwinshi bw'abafungiraniye aho babana. Ndibuka ko baciye idirishya rimwe bakajya bajugunyamo grenade. Baradufata, uburyo bakinguyemo, buriya njya nkunda kubwira abantu ngo umuntu ntapfa umwanya wo gupfamo, apfa mbere yuko apfa. Ibyari kuba muri uwo mwanya imitima yacu yasaga n'iyapfuye. Abana twari kumwe hafi ya bose barapfuye. Ngira ngo ndi umwana umwe harokokeye, n'abandi bantu bagera nko muri 2 twarokokeye aho hantu. Mu bihumbi byari bihari by'abantu. Uburyo narokotsemo rero nibwo nshaka gusobanuramo. Aho hantu bamaze gukingura umuryango, nafashwe n'aba bantu bari kwicana. Ndabyibuka nafashwe n'abantu bagera muri 6. Baramfata, baramenya, bamenya ko ndi mwene Bonifansi, mwene Beretirida. Baramfata, baransobanukirwa. Muri uko kumfata habaho agasigane ko kuvuga ngo naba ari we wica uwo mwana, undi ati nawe naba ari we umwica. Umwe wari ubyemeye aramfata, asa n'unjyanye inyuma y'igikuta cy'ibitaro, asa n'unjyanye ampisha abandi bari kumwe nabo, arambwira ngo genda uzagwe ku bandi. Akindekura ndirukanka, namanukiye munsi y'ibitaro ahantu herekera ahantu hari ikibuga bakiniragaho umupira. Ndirukanka manukira hepfo aho y'ibitaro,
ndibuka ko ninjiye mu gazu ka nyakatsi kari akazu k'ibihunda. hari ukuntu kera za nyakatsi, usibye ko uyu munsi dufite umugisha mu Rwanda nyakatsi yaracitse, ariko icyo gihe zari zihari. Twayihungiyemo nge n'umugore wari ufite abana babiri, umwe amuhetse undi amufite amushyize imbere. Uwo yari afite rero adahetse twaranganaga, nabonaga ko tungana, ariko yarahetse yari mutoyi. Turihisha iminota mike yaba batugezeho baradufata. Uwo mugore bamwishe ndeba, umwana we twanganaga bamwica ndeba, yewe n'uwo yarahetse baramwica basigarira kuri jewe. Abo nabo bamfashe kandi bari kwica abo bishe uwo mubyeyi n'abana be, nabo baramenya. Muri uko kumenya, umwe aravuga ati ariko uyu mwana ni mumumbe mwicire hano munsi y'urugo. Aramfashe anjyanye inyuma y'iyo nzu nini, kuko yari nyakatsi imwe ariko imbere hari y'amabati. Aramfata njugunya munsi y'urugo. Aho naho mpageze nsanga bari gutemagura abantu nk'abatema insina. Uburyo n'abaciye mu myanya y'intoki n'ubuntu bw'Imana. Iyo umunsi w'umuntu utari wagera, igihe cy'umuntu kikaba kitari cyagera, uca ahantu abandi bari gupfira ukahakirira, ukayoberwa uko Imana ibikoze. Ndahava ndirukanka manukira mu mugezi bita Mubira. Iyo Mubira cyari igihe cyo mu kwa kane, hakundaga kuba hari imvura nyinshi. Yewe iyo mvura iguye uwo mugezi ukunda kuzura. Ndamanuka ngira umugisha, ngira ngo uwo munsi nta mvura yari yaguye, amazi yari make, yaza kuba menshi yari kundembana. Ndazamuka ndayambuka, nzamukira ahantu hitwa kurya kabiri, hariho bariyeri. Nca hirya ya bariyeri, sinaca hafi aho ngaho, ndakomeza ndazamuka nerekera ahantu hitwa ku cyapa, aho ni muri quartier iwacu. Ndazamuka ndengaho ku cyapa, nkomeza ngana mu Ruginga aho yo mama avuka kwa nyogokuru, ko nabwiye ko mama we yari ariyo nta kibazo yari afite. Nubwo navuga ngo nta kibazo yari afite guhungabana ko yiciwe abana, yiciwe umugabo, ariko we nta wamuhigaga kuko ntabwo ari mu bwoko bwahigwaga. Ngira umugisha rero ndahagera ndamusanga, urumva yamfatiye hejuru, abonye umwana nkuzutse, yambajije amakuru ndari kubonera igisubizo ako kanya. Yarambajije ngo ese papa wawe wamubonye aracyariho se? Nta gisubizo nari kumubonera uwo mwanya, kuko ntabwo mu by'ukuri nari mfite amakuru yo kuvuga ngo papa ariho cyangwa se ntariho, kuko yiciwe aho ngaho. Tuza kubimenya nyuma nyine ko yahaguye, kuko twari kumwe, kuko we ntiyarokotse na mukuru wanjye nkurikira arahagwa. Rero yabimbazaga kugira ngo nibuze yumve ko hari amakuru yabo mfite. Ntabwo namuboneye igisubizo. Atangira kunyereka, kuko hari mu masaha y'isa 11 bishyira saa 12, atangira kunyereka uburyo iwacu hasenywe, amazu yatwitswe, ibintu babisahuye. Atangira kunyereka ibyabaye, kuko kwa nyogokuru ni wacu aho twari dutuye n'umubande gusunyuramo, nakabande gato yakanyuramo. Arabinyereka. Muri uwo mwanya ari kubinyereka, haboneka abantu batambukaga b'abaturanyi, barabibona ko hari umwana warokotse wo kwa Bonifansi. Bahita bajya gutanga amakuru, kuko habagaho ikintu bita gutanga amakuru. Niba hari ubonye umututsi cyangwa se uwo muntu bita icyitso, inyenzi, hari ukuntu twitwaga, ariko mu by'ukuri tutazi impamvu zabyo. Hari ibintu abana bakuriramo utashobora kumenya, ibyo bintu ntitwamenyaga igisobanuro cyabyo. Baragiye batanga amakuru. Mama nk'umuntu wari uzi situation uko ihagaze, yagerageje kwiyeranja araduhisha. Mu masaa 2 za nijoro igitero kiraza. Bari baduhishe munsi y'urugo ahantu hari ikawa. Muri uwo mwanya igitero kihageze, bafashe abantu baraho bavindimwe na mama, barabakubita, babagirira nabi kugira ngo babashe kwerekana abo bana bahishwe. Biba ngombwa rero burya icyo gihe uko cyari gihagaze, hari abantu bashoboraga kwemera ko bapfa, ari n'abandi batemeraga gupfa. Ibyo bibaho. Munyarwanda yaravuze ngo iyo amagara atewe hejuru, buri wese asamaye undi agasamaye. Biba ngombwa ko rero igitero kimenya aho turi. Baradufashe, bafashe jewe, bafashe murumuna wanjye nkurikira twari kumwe. Nababwiye ko mukuru wanjye yari yaguye ku muyange nyine aho hantu. Murumva ko twebwe ndi mu barokotse, ariko mama yari ari kumwe n'uwo murumuna wanjye nagashikike kamukurikiraga gato, kari gato cyane, kari kavutse vuba. Baradutwaye nge na murumuna wanjye, bajya kuduta mu mwobo waho bita kwa Manuel mu musarani.
badutwaranye n'abantu bagera muri 17, ngira ngo natwe twari twuzuzaga umubare wa 17. Icyo gihe badutwara hari mu ijoro, abantu bagenda badufite mu maboko, ntabwo washoboraga kumva ko bigikunze ku kirokotsi. Baragenda bo twari kumwe bose, tugeze kuri uwo mwobo kwa Manweri ku musarani waho bita kwa Manweri, batangira kwica abo bantu twari kumwe, barabica. Bigeze kuri jewe, ikintu cyankijije, nibuka ko hari uburyo bajyaga bakubita bya satelite mu kirere bikaka kuri uwo munsi nijoro, ngira ngo nicyo cyatse muri iryo joro. Barangije barirukanka baratatana, barebye uburyo icyo kintu kibamuritse ari ikintu kidasanzwe, ariko zari za satelite bakoreshaga. Aho hantu mpava ndumwe, mama nawe ngo yarwanye intambara yo gufata wa murumuna wanjye, nawe shiduka yahavuye. Ariko iyo ntambara uburyo yambuye uwo muntu wari ufite murumuna wanjye ntabwo nabisobanukirwa ngo mbisobanure cyane, ariko ngewe uburyo nahavuyemo ni muri ubwo buryo. Nabwo ndokoka kuri uwo musarani bari bagiye kudutamo, mparokoka jyenyine. Muri icyo gihe nagerageje kwirukanka nsubira kwa nyogokuru, ndagenda nsubirayo, nsanga mama yahungabanye ku rwego rukomeye. Yabaye nk'uwarwaye ibisazi, arimo aravuza induru, yabaye nk'inyamaswa yabuze abana bayo. Ararwana n'uwabonye, arafata icyo abonye, agakubita umuntu abonye. Yari yahungabanye ku rwego rukomeye. Arambona, birukankira kujya kumpisha, bampisha muri famiye yabo. Uwo muntu waduhishe turamushimira, yabaye intwari, Imana imuhe umugisha. Aranadufasha, biciye muri uwo muryango wo kwa mama, tubasha kubona uburyo twambuka tujya muri Kongo. Igihe twari tugiye muri Kongo, ndashaka kuvuga kuri iki kintu kugira ngo abantu mwumve uburyo Imana irokora abayo. Hari umugabo Imana yakoreyemo, aradutwara atujyana muri Kongo, ariko tugeze ku kiyaga dusanga n'ubundi bari kwica abantu. Baraduhagarika, ariko wari udutwaye baramumenya, nawe arabamenya, ababwira ko ari mushiki we, asanzwe ajya muri Kongo, arabisobanura, baramwemerera, turambuka. Aho turahava, turirukanka, no muri Kongo tuba turahunze. Tugeze muri Kongo, urumva ngiye, mama ari jye wafite na murumuna wanjye unkurikira, n'agashiki kacu gatoya kakurikiraga murumuna wanjye, kari akamezi, kari gato cyane, ngira ngo kari kavutse muri za 93. Ako kana niko kari akana ka gatanu. Mushiki wanjye mukuru, intambara yabaye tutari kumwe nawe, ntabwo twari dufite amakuru ye. Tugeze muri Kongo, asigari gucungira kuri jewe na murumuna wanjye nako gashiki kanjye gatoya. Mukuru wanjye mbibutse ko yaguye aho ku Muyange hamwe na papa n'abandi bana bo mu miryango baguye aho ngaho. Aradufashe, atwitayeho mama, aradusigasira nk'umuntu ufite abana ari kureba ko bazarokoka. Agira ikibazo nakita ko ari ikibazo cyamugoye cyo gukundwa n'abakongomani. Abakongomani batangiye kumureba, yari umugore navuga ko yari afite ubwiza nk'uko abantu babivuga. Wenda twebwe twari bato tutari twamenya kumenya umuntu mwiza n'umubi, ariko niyo yaba mubi mama wawe ntiyaba mubi. Usibye ko tugira abantu bavuga ngo banyina ni babi, sinzi aho babikura, ariko umubyeyi wakubyaye burya ni umubyeyi, yakubera mubi yakubera mwiza, ni umubyeyi nyine. Ariko kuri jewe ni umubyeyi kuko yamfashije mu gihe twabanye. Icyo gihe araturwana, abakongomani mu kumurambagiza ararwana. Yari afite igikomere, apfushije umugabo, apfushije abana, ntarakira uruguma, abandi nabo bazanye urukundo. Ibyo bintu ni ibintu bikomeretsa kabiri. Iyo umuntu atari yakira uruguma afite, ukajya kumugereka y'ibindi atari yabyibagirwa, hari igihe ashobora kugutura agahinda kose n'umujinya wose, atangira kurwana nabo. Muri uko kurwana nabo rero baje kumuroga. Bamuroze, ararwara, bagerageza kumuvuriza hafi aho ngaho birananirana. Kubera ko twari impunzi, abandi twari twarahunganye nabo bo muri za quartier cyangwa se bo mu murenge, reka nkoresha umurenge, cyangwa se mbere bakoreshaga segiteri.
abantu twari tuziranye bari batuzi, baravuga ati rero dore mwana mama we yarwaye kandi imirwarire ye ntisobanutse, reka tumujyane ku bindi bitaro bikomeye. Ni muri urwo buryo twimutse aho ngaho twabaga tujya ku bitaro bagiye kuvuza mama. Tugerayo twasanze abazungu, twasanze abirabura b'abahanga bagerageza kudukurikirana no kumufasha kugira ngo barebe ko bagarura ubuzima bwe, biranga. Bafata icyemezo cyo kudutandukanya na mama kugira ngo nibuze uburwayi afite butazasanga n'abana. Akenshi uburwayi budasobanutse, hari igihe abaganga bafata icyemezo cyo kugushyira mu kato kugira ngo indwara yawe itazafata abandi. Ni muri ubwo buryo badutandukanije na mama. Mama tuba turatandukanye, tujya kurererwa mu kigo cyari hafi aho ngaho, twitwaho abazungu nibo batugaburiraga, narabarebaga, niho hantu nabonaga turya ibiryo tutigeze turya, ntabwo twari tubisobanukiwe, bagerageza kutwitaho. Murabizi rero abana turakubagana, buriya abana benshi, burya umwana muzima arakubagana, nanjye narakubaganaga. Mvuye aho ngaho ndererwa, ndamanutse ngiye ku kiyaga kuko aho ibyo bitaro byari bituranye n'ikiyaga neza. Aho hantu hari ahantu hateye ubwoba, hajyaga homoka icyombo cyitwa bake, ni icyombo kinini, ni ukuvuga ngo aho cyomoka ni ukuba hafite uburebure bw'ubujyakuzimu ku buryo nibuze icyo cyombo kibasha guhagarara, ibyuma byacyo ntibikore hasi. Aho hantu ndamanutse ngiye ku kiyaga, nsanga ubwato buratsitse, manukana n'akandi kana kamwe, ubwato mbwitendekaho, undi arasunika. Uko nabwitendetseho nawe asunitse, ubwato buragenda burareremba hejuru y'amazi. Ubwato buragenda bugera imuhengeri bwina. Nanirwa kwinjira mu bwato, ndarekurangwa mu mazi. Aho hantu naje kumenya ko hari metero 400 z'ubujyakuzimu. Aho hantu naguyemo mu kwezi kwa 5 kwa 1994, bishyira ukwezi kwa 6. Nagiye muri koma icyo gihe. Ukwezi kwa 7 nari muri koma, ukwezi kwa 8 ndi muri koma, kugera mu kwezi kwa 12 namaze amezi 6 muri koma. Aho ngarukiye mvuye muri koma, numva abantu bavuza induru, numva abantu basakuza ngo nazutse. Mu by'ukuri narebaga itara ryaka nijoro, nkabona kabyita ukwezi, ngitiranye ibintu. Iyo umuntu avuye muri koma avuga amagambo aterekeranye. Aho ngaho navuye muri koma narabaye paralize. Nta makuru ya mama nari ngifite, nta makuru ya murumuna wanjye nari ngifite, n'ayako gashiki kanje ntayo nari mfite. Uko ibintu byagiye bisubira ku murongo mu mutwe, nza kubaza amakuru ya mama, barambwira ngo arahari. Ariko mama nawe ntiyasibaga kubaza amakuru y'umwana we, bari barayamuhishe kugira ngo atagira ikibazo. Icyo nenda kubabwira ni iki: Imana irokora urupfu, yaraturokoye. Pawulo avuga amagambo, aravuze ngo Imana yacu, abivugaho neza, yatangijije amavuga ngo ntidushaka ko mutamenya amakuba yatubereyeho muri Aziya. Yashakaga kuvuga uburyo yagiye ahura n'impfu zitandukanye Imana ikamurokora. Ibi bintu ndi kuvuga ndagira ngo mbwire abadukurikiye muri uyu mwanya, hari benshi nabo baciye muri iyo nzira babaho. Ndashimira Imana ko ubuhamya ndi kuvuga hari abo tubusangiye kandi bashobora kuntega amatwi bakanyumva. Aho hantu ryambereye isomo, ryambereye ihurizo rikomeye. Ndwaye paralize, mvuye muri koma. Mama, murumuna wanjye, mama, ako gashiki kanjye, nk'uko nabivuze, nta makuru yabo nari ngifite. Tuza kongera guhuzwa nabo, ndababona, ariko bambona ndi kugendera mu igare bansunika. Mama arambona, bimutera agahinda, akomereka ubwa kabiri kandi arwaye. Navuye muri koma nsanga we yararembye, inyama zose zisa n'izaramushizeho, asigara amagufa gusa. Arambona, uwo yarwaniraga ngo mbeho, asanga nanjye hari ukundi kuntu nabaye. Abazi ibyambayeho, barabimusobanurira. Muri icyo gihe ntabwo haciyeho iminsi, twumva amakuru ko mu Rwanda ari amahoro, twumva ko igihugu cyongeye gushyirwa ku murongo, ndetse abicanyi bicanaga bahunze, ahubwo igihugu kiri mu maboko y'abandi bantu tutari twakamenya, kuko urumva twari mu buhungiro turi abana, ntabwo nari nakabimenya.
ndibuka ko batwingingiye gutaha twumva tutagaruka mu Rwanda, twabonye abantu bicanamo, ariko birakunda turagaruka mu Rwanda. Hari abaje kutureba muri wa muryango wa mama, baraza baraducyura tugaruka iwacu, ariko abatashye dutashye ari ugusunika jewe, ari mama nuguheka mu ngobyi. Cyo gihe niho bakoreraga nuguheka mu ngobyi, hari ingobyi za kinyarwanda niyo bahetsemo mama, nanjye nari muto yabanshyize ku rutugu. N'abantu b'imirambo basa n'abatashye. Turatahuka tugaruka mu rwatubyaye, dusanga koko ibintu n'amahoro, dusanga abasirikari bari hafi aho ngaho, barabasha gukurikirana umutekano w'abaturage muri rusange. Aho twavukiye ntabwo twapfaga kubona umusirikari, nanjye ntangira kubona abasirikari baducungira umutekano uko byari bikwiriye. Dutangira kubona ko u Rwanda ari ruzima. Haciye ibyumweru bibiri, mama araremba agera ku munsi wo gupfa. Ndagira ngo abadukurikiye mu nyumve neza, nari umuntu ugaragara nk'ugiye gupfa. Yewe mama we wabonaga ko byarangiye, yari imirambo ibiri yasaga n'iryamye mu nzu. Ndibuka ari mu gitondo tubyutse, mama aheza abavandimwe be, aheza abamusuraga, arabwira ngo reka nsigarane n'uyu mwana gatoya mvugane nawe. Nsigarana muri salo niho yararaga. Arambwira ngo mwana wanjye uzabaho kandi uzakorera Imana. Icya kabiri uzamenye bene wanyu. Hari indirimbo yandirimbiye ntazibagirwa, yaririmbaga y'abanyagatolike, yavuga ngo uzasanga umukiza azagufasha, yavuga ngo sanga umukiza azagufasha. Arayindirimbira arayisoza. Arambwira ngo rero ngewe ndagiye ariko uzabaho. Ngewe wahabwaga amahirwe yo kubaho, niwe wandebaga akabona nzabaho, ariko abandi uburyo nari imeze babonaga ko nanjye nzapfa. Ampa ubwo butumwa, ampa iyo message, arambwira ngo ushobora kundyamisha bigashoboka. Ndamubwira nti ntabwo nagushobora, dore komeza uko ntabwo byakunda. Wenyine ari Imana ariryamisha, aravuga ngo ahwi, arasinzira, ntiyatera ukuguru, ntiyatera ukuboko, umukecuru arasinzira. Ntabwo namenye ngo arapfuye kuko nta nubwo nabirebaga ngo mbimenye. Abantu bari hanze barambaza ngo ese mwarangije kuganira? Ntiyego. Baraza bagiye kureba basanga umuntu yagiye kera. Abo kurira bararira, ngewe amarira yari yarashize. Hari igihe kigera amarira y'umuntu agakama, ugasigara ureba ibiri kuba nka filime. Byarabaye, ndibuka rwose ntabwo nigeze mbona amarira yo kuririra mama, atari uko ntababaye kuko niwe nari nsigaranye. Data yarapfuye, muvandimwe wanjye umwe nawe yarapfuye, abana bo kwa data wacu ntabahari, umuryango urazimye, ninjye usigaye. Na mushiki wanjye umwe narebaga, uwo wari wabaga kwa nyirasenge, yari yaraje muri ibyo byumweru uko ari bibiri, nawe turamubona yararokotse. Kurokoka kwe ntabwo nari mbizi, twamutekerezaga nawe nk'uwapfuye, ariko tugira umugisha nawe araza. Uwo niwe mfura y'iwacu. Ndashima Imana aracyariho, Imana yaramurinze. Muri icyo gihe mama baramushyinguye, ibintu birarangira. Dusigaye turi imfubyi, mushiki wanjye mukuru nanjye na murumuna wanjye. Arige nanjye usigaye barebera kujisho ngo uyu nawe ashobora gupfa, nawe tukamuhamba agakurikira nyina. Ariko kuko Imana yari izi ko ari icyo nzamara mu gihe gisa n'iki, yari izi ko nzaba umutangabuhamya, ngakomeza imitima itendebutse, ngakomeza imitima yiheba, nongera nibutsa ko hari abantu batendebuka ariko bibagiwe iby'Imana yabakoreye. Kuko navuze ngo ibi turabisangiye bene data, ibihe bibi twanyuzemo hari benshi tubisangiye rwose. Mvuga iki kintu, ibyo bihe twarimo byari bikiri mu icuraburindi. Ndabyibuka interamwe zari zigitera zikaza kongera kwica barokotse, zikaza zikongera zigatwara imitungo y'abandi, zikarya iby'abarokotse jenoside. Twagize iyo ntambara 95 96 tugifite ubwoba bw'uko n'ubundi tuzabaho. Ngewe ndaho ngaho, ndi umuntu ugenda naramugaye, ndi umuntu ugenda abantu batagifite ko bazibona ko uyu mwana azabaho, ariko Imana imbeshaho. Namaze igihe ngenda na paralize, iza gushira nsubira mu ishuri, ariko nkajya numva ko amatako yanjye n'ubundi atameze neza, nkajya numva ko ingingo zanjye n'ubundi zitameze neza. Muri ibyo bihe rero, ibyo bihe subira kwiga, nari muri primaire, ntabwo byatinze rwose. Ndibuka ko nahise nsubira ku ishuri, ndakomeza nza gusoza ishuri,
turiga turakomeza. Ubuzima bwo mu bupfubyi bwari butugoye. Ndibuka ko hari ikigega cyashyizweho cyo kutugoboka cyafarije ku bana bigaga icyo gihe, turi mu isoza rya primaire twegereza kujya muri segonderi. Ikigega kiradufasha cyafarije kitwitaho. Ndibukaho nigaga kuri Plene Ikamembe kuri Apedike groupe scolaire Imena Pedike, aho nigaga kuri segonderi baradufashaga bakadusura. Hari amatsinda yashyizweho menshi atandukanye yo gukurikira abana barokotse jenoside cyane, baradukurikirana baradufasha, avegagaho zitugeraho abantu benshi bashoboraga kuza kudusura no kugira ngo tutabasha kuba mu bwigunge. Biradufasha, biratwubaka. Turashimira leta y'ubumwe yateguye ibyo bikorwa byose bigakora neza kandi bikatugirira umumaro. Icyo gihe rero naje kuva mu buzima bw'ishuri nza gukomereza hano i Kigali. Ubuzima bwo kuba hano i Kigali ntabwo bwari bunyoroheye kuva muri 2003 2002 bishyira 2003 nibwo nageze mu mujyi wa Kigali. N'ubundi ndi njyenyine, nje gushaka ubuzima, nje gushaka uko nabaho, nje gushaka uko nakibeshaho. Ntabwo byari binyoroheye, ndi imfubyi. Icya mbere nari mfite kwari ukwiheba. Nabonaga ejo hazaza ntaho. Nabonaga ubuzima bwo kuvuga ngo tuzongera tuba umuryango bitazashoboka. Nabonaga kwitwa ko ngewe nzakomoka mw'abana bitazashoboka. Nabonaga ko ngewe nzaba igisubizo cy'abandi gute se byanyuze mu zihe nzira se. Numvaga bitazashoboka. Kwigunga no kwiheba kwari kwinshi, ariko Imana iza kudukura muri ubwo bwigunge. Ndibuka ko 2005 nibwo natangiye umushinga wo gutekereza kubaka nkaba umugabo. Tangira ndambagiza, tangira nanubaka, ntangira kubaka inzu. Ndibuka ko 2007 bishyira 2008 nari ndangije kubaka, ndetse ndanashyingirwa 2008. Inzira y'urushako nayivuzeho, sindi buyisubiremo. Uburyo narambagije, uburyo byangoye, aho byagiye bipfa, ubwo byagiye bitungana. Ndabizi ko kwiyoboka Mana TV twarabitanze, abazagira umwanya wo kubishakisha ubuhamya burahari. Ntabwo rero ndibuze kwagaruka. Ikimana iragikora, mba umugabo. Uyu munsi ndabyaye, mfite abana 5, mfite abahungu 4 n'umukobwa 1. Imana yongera yubaka umuryango, turongera turakomera, turongera tugira ubuzima, turongera tugira agaciro, turongera tuba abantu bo kwifuzwa. Ndagira ngo mbwira abantu mwese mudukurikiranye, urwo rugendo ntirwari rworoshye. Ushingiye ku buzima bwanjye, ubwa mushiki wanjye narebaga, nawe yaje gushaka ari mutoya, ndashima Imana ko acyubatse urugo. Karumuna kanjye kankurikiraga kari gatoya no kugira ngo kabeho. Twaciye mu buzima bwo gusonza, tuca mu buzima butari butworoye. Ubuzima bwacu bw'ubupfubyi bwaratugoye. Ndagira ngo mpumurize imfubyi bagenzi banjye zinkurikiranye. Ushobora kuba uri imfubyi ya jenoside, cyangwa se urindi imfubyi nawe waragize ibibazo ukaba imfubyi. Ariko by'umwihariko ngaruka ku mfubyi za jenoside, nubwo uyu munsi twakuze turi abagabo, hari abagifite ibikomere by'icyo gihe. Ndagira ngo nimukomere, niryo jambo mfite ryo kuvuga, nimukomere. Imana yabanye natwe ikaturokora, tukabaho mu bupfubyi, tugakura, tukaba abagabo, tukaba abagore. Izakomeza no kubana natwe mu bibazo ducamo bya buri munsi. Ndahumuriza buri muntu wese udukurikiye, mbabwira ko Imana ibasha guhumuriza abantu bose mu bihe banyuramo. Iyo ntekereje uyu munsi uburyo Imana ingiriye icyizere cyo kunyita umushumba, ushumba abantu nk'abo ngabo, ndakubwira wowe udukurikiye rwose, ushobora kuba waraciye mu buzima nk'ubwo naciyemo, kandi ushobora kuba nawe ufite ibikomere byihariye byawe byihariye. Ndagira ngo nkubwire, ni Imana ibasha gukiza umuntu, ikazamuha n'ijambo ryo kubwira abandi. Ntabwo uyu munsi ndi kuvuga kuko na kera navugaga. Hari igihe numvaga ndafite ijambo na rito ryo kuvuga. Uyu munsi ndakwibutsa ko nk'uko narindi kubabwira ndi umushumba. Ese Imana kuki yemeye kunyemerera ko mpinduka umushumba ushumba abandi, kandi baciye mu nzira zikomeye, baciye mu bibazo bikomeye bitandukanye? Nuko Imana yamaze kunyomora ibikomere bya jenoside. Kera narabivugaga ngahungabana, abantu bakaza kunterura. Kera narabyibukaga nkumva ndasaze, nkumva nakirukanka nkabona abantu kandi abandi batabareba.
ariko uyu munsi kikubwira ko nakize icyo gikomere nuko mbivuga ngasoza ntagize ikibazo. Ushobora kuba nawe waraciye mu bintu biguhungabanya, biguteza ibibazo, uyu mwanya ukaba utari wayakira. Ndagira ngo nkubwire uruguma rwose ufite Imana yarugukiza. Imana yarugukiza rwose, Imana yarukuvanaho ukazageraho igihe nawe ugahumuriza abandi. Mbibutse ko uyu mwanya tuvuganiramo kuko ndi kugana ku musozo. Imana yambaye itorero ryo kuyobora, maze imyaka 5 ndi kumwe naryo, ntanga ijambo ry'Imana, ntanga ijambo ry'ihumure, ntanga ijambo ry'isanamitima, ntanga ijambo ryo kugira ngo abantu bibuke ko ibikomeye banyuzemo n'ibyo bashobora kuba bari kunyuramo n'ibyo bazanyuramo Imana ishobora kubibakuramo. Icyo rero nenda kuvugaho, iryo torero riracyariho. Abakristo bacu ba Betelehemu mudukurikiranye, ndagira ngo mwese mutwumva mudutega amatwi, namwe niyo mwamuca mu bikomeye by'uyu munsi ndetse n'abandi musengera ahantu hatandukanye, mumenye ko Imana ari Imana ibasha guhumuriza imitima yahungabanye. Ni Imana ibasha komora ibikomere abantu batewe n'ibibazo bitari bimwe. Ni Imana ibasha kuvura imvune z'imitima zigakira. Uyu munsi twatangije channel yacu ya Duhumurizanye TV. Duhumurizanye TV ifite intego yo guhumuriza imitima y'abantu. Impamvu natangiye iyerekwa rya Duhumurizanye TV nicyo nshaka kuvugaho. Abantu benshi barahungabanye, barakoreshwa ibintu byinshi n'ihungabana. Abantu baragenda mu bintu nabo batazi ubwabo kubera iki ihungabana riri muri bo. Ndagira ngo mbabwire, iyo umuntu afite ihungabana kugira ngo atange umusaruro biragoye. Ntushobora kuzatanga umusaruro utari wakira ihungabana rikubamo. Hari abantu basenya ingo kubera ihungabana ribarimo. Hari abantu bananiwe gukora akazi kubera ihungabana ribarimo. Hari abantu bananiwe gutanga umusaruro aho bahamagariwe kubera ihungabana bafite. Duhumurizanye TV rero yashyiriweho kugira ngo ihumurize abo bantu bose, ibahumurize, ibahumurishije ihumure riva ku Mana. Kuko iyi si ntitanga ihumure, ibiyirimo ntibitanga ihumure, ariko Imana ni Imana itanga ihumure. Abazadusura kuri iyo channel ya Duhumurizanye, muzakurikirana ibiganiro bicaho n'ijambo ry'Imana ricaho, ni ijambo ry'ihumure ducishaho, ni ijambo rihumuriza imitima y'abantu, ni ijambo ribwira abantu ko Imana ari Imana itanga ihumure. Atari uko tutavuga n'agakiza, turakavuga. Agakiza niryo humure rya mbere. Umuntu wakiriye agakiza agira ihumure. Mbibutse ko nangira ihumure mfite narikuye mu gakiza. Ntabwo nimwumva tuvuze ihumure ngo mwumve ko tuvuga ibindi. Tuvuga ku gakiza kaduhesheje ihumure, ariko by'umwihariko n'uburyo Imana ikiza imitima yihebye. Wowe rero udukurikiranye ku Iyobokamana TV, uzadusure kuri uru rubuga rwacu rwa Duhumurizanye. Yitwa Duhumurizanye TV. Rwose uzadukurikire, icyo uzabona kiza kigufasha uzagisangiza abandi. Ngana ku musozo, navuga ngo uyu munsi mfite ijambo ryo kubwira abantu ko Imana ibasha gukiza inguma aho zaba zaratewe hose. Abantu bafite inguma nyinshi, ngewe mfite urwo ruguma navuzeho, mfite n'izindi nshobora kuvuga, ariko mvuze rumwe mu nguma nyinshi nagize, ariko nakize. Ushobora kuba ufite uruguma mwene data, ushobora kuba ufite ikibazo kitakoroheye, ushobora kuba ufite ubuzima uri gucamo bumeze nabi, ushobora kuba wibaza ejo hazaza hawe, ishusho y'ejo ukaba utayibona, ibyiringiro by'ejo bikaba bidahari. Ndagira ngo nkubwire ngo haracyari ibyiringiro, naho igiti cyatemwa cyakongera kigashibuka. Iryo ni ijambo ryavuzwe na Yobu mu gice cya 14 umurongo wa 7. Arivuga, niwe wavugaga ngo haracyari ibyiringiro. Iryo jambo arivuga nuko atarakibona umuntu umuhumuriza. Ushobora rero kuba utabona uguhumuriza, ushobora kuba utabona umuntu ushobora kuba kubwira ijambo ry'ihumure. Niki Imana idushyiriyeho kugira ngo tukubwire ngo hari ugukunda neza. Amahoro y'Imana abe muri wowe. Amen. Shalom, shalom.